Haleluya, Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana. Turashima Imana kubw'uyu munsi Imana iduhaye, Imana ituremeye. Imana ishimwe cyane. Ndabashuje kandi mwese ndabakiriye muri uyu mwanya mwiza. Tuba turi imbere y'Imana mu minota itarenze 10 dusenga, kandi tugasenga twumva n'ijambo ry'Imana rishobora kuyobora ubuzima bwawe bw'uyu munsi. Turashima Imana rero kubw'iki gitondo cyiza. Turashima Imana yuko itwongereye umunsi wo kuyikorera, itwongereye umunsi wo kuyiramya, itwongereye umunsi wo kongera kuvuga gukomera kwayo. Munyemerere dushima Imana. Mana ikomeye, Mana ihambaye, turagushimye kandi turaguhimbaje. Mana tuguhaye icyubahiro, Mwami tugushize hejuru kuko bikwiriye. Urera kandi urakiranuka, uri Imana yacu kandi uri Imana idukunda kandi uri Imana itwitayeho. Turagushimye kuko ujya uturengera, Mwami Mana Data. Ibyo twabonesheje amaso yacu n'ibyo tutabona, uraturengera mu bicuku bya nijoro, ukaturengera ku manywa, ukaturengera turi mu mihanda, ukaturengera Nyagasani Data mu nshingano zitandukanye. Turagushimye kuko turi amahoro, turagushimye kuko ni wowe twirata Mwami, ni Kristo wenyine tugomba kwirata Mwami. Turagushimye kuko ari wowe udukunda Mwami Mana Data, abandi bantu badutaye. Turagushimye kuko ari wowe ufite amagambo ahumuriza, turagushimye kuko ari wowe ufite amagambo akiza, turagushimye kuko ari wowe nshuti nziza Mwami Data Nyiringabo witeka. Turagushimye kuko wadukunze Mwami urukundo rutagereranywa, ukadupfira Mwami. Twebwe twari dupfuye urupfu rubi Mwami Mana Data wera wese Mwami, tubona kubaho. Turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo. Imitima yacu muri uyu mwanya iciye bugufi kugira ngo icyubahiro kibe cyawe, gukomera reka kuba kwawe Mwami. Twongeye kukwikomeza uyu munsi Mwami Mana Data Nyiringabo. Reka uba umunsi w'umugisha, reka uba umunsi w'umunezero ku buzima bwacu, reka uba umunsi w'ubutsinzi ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami kibi kitujye kure, tuyobora inzira yo kukubaha no kukubahisha, tuyobora inzira yo gukiranuka Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yawe Nyagasani Data tubeho, dukore ku maso tubone Mwami Mana Data bwa butunzi buhishwe, bwa bundi wavuze Mwami uzaduha, mu izina rya Yesu Kristo. Mana dushoboze kureba, dushoboze kumenya, dushoboze kumenya ibihe, dushoboze Mwami Mana Data kubika amatabaza yacu Mwami Mana Data, kugira Mwami Mana arimo amavuta, kugira ngo Uwiteka Mwami tutazatungurwa. Duhe kubera amaso Mwami Mana Data wera wese ibi bihe, duhe imbaraga zo gusenga, duhe imbaraga Nyagasani Data zo gutsinda ikibi n'igisa nacyo, duhe imbaraga zo kukubaha no kukubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndakwinginze, reka buri wese Mwami unkurikiye umuhe Nyagasani Data kumenya no kumenya ibihe Mwami Data Nyiringabo witeka. Uduhe kuba maso, uduhe kuba maso witeka, uduhe Mwami Mana Data gutunga umutima Nyagasani Data uzinutswe ikibi, aho Mwami Mana Data uduhe Nyagasani umutima ufite inyota yo kukuramya no kuguhimbaza, ufite inyota Mwami yo gusenga no gusoma ijambo ryawe, ufite inyota Nyagasani Data yo gusoza gukiranuka kose ku buzima bwacu Mwami. Turagushimiye uyu mwanya Mwami, turakwifuza Papa, twumva icyo uvugana natwe, n'icyo twifuzaho, n'icyo dukeneyeho Mwami muri iki gihe. Twemere Nyiringabo Mwami, reka Mwami ijambo ryawe mu gihe ribe Nyagasani rimanuka Mwami, natwe duhe guhindurwa. Reka ijambo ryawe riduhindure, reka ijambo ryawe ritubature, reka ijambo ryawe rituyobore Mwami. Ijambo ryawe ryaratubwiye Mwami ngo Uwiteka kura Abisirayeli Mwami Mana Data akoresheje ijwi ry'ubuhanuzi. Muri uyu mwanya Nyagasani ndasenze, reka iri jwi ribe Mwami Mana Data ry'ubuhanuzi rihanurira ubuzima bw'umuntu, buri muntu wese udukurikiranye Mwami. Ndasenze ngo yakire impinduka, kandi yakire ubutsinzi, kandi yakire kunesha mu izina rya Yesu. Kandi Mwami reka ijambo ryawe nirimanuka rigira icyo rirema mu buzima bwacu no mu buzima bw'imitima yacu mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, Mana tuguhaye icyubahiro, shimwe ni ryawe Mwami none n'iteka ryose, amen. Mana yacu ishimwe cyane. Turabiyegereje mwese muri uyu mwanya, nari ndimo nekereza imbaraga turwana nazo. Imana yacu ishimwe cyane. Urugamba rwo mu mwuka, Paul yarabivuze yandikira Abefeso mu bice 6 ku murongo wa 12, haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso. Imana yacu ishimwe cyane. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware
n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane. Toro ry'Imana, urugamba turwana ntabwo ari urugamba rusanzwe, ntabwo ari urugamba rwo kurasana, ntabwo ari urugamba rw'imbunda. Oya, reka nkubwire, ni urugamba rwo mu mwuka. Imana yacu ishimwe cyane. Abo turwana nabo si abantu, ntabwo ari ibifatika, nta nubwo ari ibigaragara. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo ari abantu bafite inyama n'amaraso. Oya, Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu natwe dukwiriye kurwana, tukarwana mu buryo bwo mu mwuka. Imana yacu ishimwe cyane. Satani ajya akoresha abantu, ntabwo reka nkubwire, Satani arakora kandi Satani agakorera mu bantu. Imana yacu ishimwe cyane. Aza mu ishusho y'umuntu mwiza, azira mu muntu mukunze kubana, ariko yarangiza akamunyuzamo igishobora kugusenya no kuguhesha kurimbuka. Nicyo abagambiriye, kuko Bibiliya tuvuga ngo yazanye kwiba no kwica no kurimbura. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ndagira ngo utangarize ngo Satani ajya akoresha abantu, niwe turwana, ariko akaza ahetswe n'umuntu. Yesu nashimwe cyane. Reka nkubwire, igihe cyose uzashora imbaraga zawe mu kurwanya Satani, uzatahana ubutsinzi. Imana yacu ishimwe cyane. Uzatahana ubutsinzi. Mwibuke igihe Petero Yesu amubwira ngo mva inyuma Satani. Mu by'ukuri Satani ntabwo yagaragaraga, Satani ntabwo yari inyuma mu bigaragara, ariko yari ahetswe na Petero. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi wige kuba umurwanyi, wige kuba umusenzi. Nta kindi kintu dushobora gutsinda Satani usibye gusenga. Mu Ngoma za kabiri ibice 32, iyo somye umurongo wa 7 n'umurongo wa 8, Ingoma za kabiri ibice 32, ugasoma umurongo wa 7 n'umurongo wa 8, Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimukomere, mushikame, nimutinye kandi nimukuke umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe, haleluya, ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanirira. Itorero ry'Imana, intambara zacu. Nuko abantu muhanga amaso Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni arimo arabwira abantu n'ijwi ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Yabonaga ingabo za Ashuri, yabonaga ibintu bimugose, yabonaga intambara arimo gucamo, yabonaga ibigeragezo arimo gucamo, yabonaga itotezwa, yabonaga amarira y'ubuzima arimo. Ariko arangira amubwira, ijambo ry'Imana ratubwiye ngo mwikuke umutima kubw'ingabo za Ashuri, kuko uwo bari kumwe afite amaboko y'umubiri. Ariko twebwe, haleluya, reka nkubwire, Imana dusenga kandi Imana dukora ni Imana y'inyembaraga, igibasha gutabara, igibasha kurokora, igibasha guca inzira aho zitari, igihindura amateka, igiremo icyerekezo, dukomeza mu bihe bikomeye. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo rindemeye umunsi none, rinyibukije ko Uwiteka Imana yacu ari umunyembaraga. Abamwizeye barakomeye. Nta rugamba yigeze atsindwa, nta rugamba yigeze ananirwa. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Nta rugamba yigeze ananirwa. Itorero ry'Imana, Imana yacu tuyihanga amaso. Umwami wa Ashuri arahari, nizo mbaraga za Satani uyu munsi arahari pe, ariko arakora. Bibiliya tubwira ngo nimwambare intwaro zose z'umwuka. Itorero ry'Imana, mwambare intwaro z'umwuka. Imana yacu ishimwe cyane. Dawudi nawe yarabivuze mu bice 93 ku murongo wa 4, 93 umurongo wa 4, haravuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha amaboko.
abirusha amaboko. Reka nkubwire, ibiriho n'ibizaza n'ibitarabaho, Uwiteka abirusha amaboko. Uwiteka abirusha amaboko. Nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana yacu ishimwe cyane. Rero nagira ngo utangarize ngo Imana yacu ni Imana y'inyembaraga, Imana yacu ni Imana y'inyabutware. Imana yacu ishimwe cyane, kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'imbaraga zitwara hano hejuru, zitwara ikirere cyo hejuru, zitegeka mu isi y'umwijima. Ndagira ngo utangarize ngo nizo mbaraga nubwo ziriho, ariko dufite umurengezi. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Uwiteka ni umunara muremure, umukiranutsi ahungiraho yarangiza agakomera. Uyu munsi ndakubwira ngo ni hehe, ni izihe ntambara urimo gucamo, wizera Imana, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ari hejuru abirusha amaboko. Izo ntambara urimo gucamo, ibyo bigeragezo urimo gucamo, ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka abirusha amaboko. Mutabaza aragutabara, mubwira kurengera arakurengera, mubwira kurwanirira arakurwanirira. Muhanga amaso. Imana yacu ishimwe cyane. Rero uyu munsi ndababwira ngo urugamba si urwanyu, urugamba ni urw'Uwiteka. Urugamba ni urw'Uwiteka. Urugamba ufite mu buzima bwawe, urugamba ufite mu mibereho yawe, ndagira ngo utangarize ngo uyu munsi wizera Imana. Imana irakurengera kandi Imana iraza kurwanira. Mana nziza, Mana nkuru, Mana idukunda, Mana twitayeho, murengezi wacu. Papa turagushimye, Papa tuguhaye icyubahiro, Mana tugushize hejuru. Mana urera kandi urakiranuka, uri mwiza Yesu, naho nduwaje nawe. Mwami tukuze n'intambara zose dufite mu buzima, nk'uko umugaragu wawe Hezekiya Mwami amaze guterwa n'ibihugu, arangiza azana urwandiko Mwami aruzana imbere yawe Papa, haravuga ngo Mwami izi ngabo zineye ni ukuri n'inyembaraga kandi barimo bararwanya izina ryawe ryitiriwe ubuzima bwawe. Mana ndasenze ngo Uwiteka Imana nyir'ingabo, Mana nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, Mana turengere, Mana turwanirire, Mana dutsindishirize buri rugamba rwose dufite. Turaguhamagaye Uwiteka kugira ngo wivangemo, kugira ngo wimenye Mana data nyir'ingabo Uwiteka, tubone yuko Mwami nta yindi Mana ihwanye nawe. Twemerera Uwiteka nk'uko ijambo ritubwira Mwami ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, umusozi utabasha kunyeganyega, umusozi udashobora gusaza, umusozi udashobora gutsimbura. Mu izina rya Yesu turifuza kuba imisozi ku misozi yacu Mwami, aho waduhamagariye Mwami, kugira ngo dushobore kuhagera mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasenze ngo abantu bose Mwami bagomba kutwinjiza, bagomba kutugeza, ndasenze mu izina rya Yesu ngo baze mu buzima bwacu. Data nyir'ingabo Mwami urakoze, mwungeri mwiza, uyu munsi tuwushyire mu biganza byawe. Reka uwo munsi w'umugisha, reka uwo munsi w'ubutware, reka uwo munsi w'ubutsinzi. Mwami urinde intambwe zacu, Mwami urinde ibitekerezo byacu, Mwami urinde Nyagasani Data wera wese Mwami ibyacu Uwiteka, urinde abana bacu, urinde abafasha, urinde igihugu Mwami, urinde itorero, urinde umuryango mu izina rya Yesu. Mana abantu bahe gukizwa, abantu bahe guhinduka. Mwuka w'Imana ukomeze kuba ku buzima bwa buri wese. Shimwe n'iryawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibagirire neza, Imana ibiyereke, Imana ibarwanirire. Urugamba ni urw'Uwiteka, urugamba si urwawe, urugamba rushira Uwiteka. Shalom.